Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurije kugubwa neza mweshe mukomeze kubana natwe muri gahunda z'amakuru agiye atandukanye, amakuru tuba turi kugenda tubagezaho, amakuru aba ari kuvuga mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Tukugezaho amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya siporo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biba biri kugenda bivugwa cyane cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kukugezaho rwose inkuru y'umugabo ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Bugarama mu murenge wa Jenda mu karere ka Nyabihu, yatawe muri yombi. Arazira iki rero? Uyu mugabo arakekwaho kwica umunyerondo wo muri uwo mudugudu. Arakekwaho rwose kuba yakwica umunyerondo wo muri uwo mudugudu. Ibi byabaye mu masaha ya saa 5 z'ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 9 Mata 2022. Bibera mu murenge wa Jenda, akagari ka Bukinanyana mu mudugudu wa Bugarama. Amakuru rero twagiye tumenya nuko umugiraneza Jean Damascene w'imyaka rwose imyaka 30 yateye icyuma Hitimana Alphonse w'imyaka 38, ndetse rwose uwo bita Hitimana Alphonse amaze guterwa icyuma akaza guhita yitaba Imana. Ngo byagenze gute rero? Ngo intandaro y'urwo rupfu ngo ni intonganya zatewe no kuba uwari waje ku irondo yari yakererewe. Ngo yari yakererewe kuko ngo yari yaje amasaha bagennye se cyangwa amasaha bateguye yuko umuntu agomba kuba yageze ku irondo, ngo yari yarenzeho rwose iminota itari mikeya. Nibwo ngo baje kuba batongana, nyuma noneho ngo bamaze gutongana rwose niko kuba uwari uje ku irondo yari yakerere rwose, maze ntibumvikana rwose, bazanamo intonganya. Niho ushinzwe umutekano yahise amutera icyuma, atera icyuma inde uwo bita Hitimana Alphonse waruje ku irondo ngo yakererewe. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu rero Umukandayisenga Antoinette yabwiye rwose ibitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda ko akimara kuba yakumva ibyo se cyangwa ubuyobozi bw'akarere ka Kigali muri rusange bikimara kumva ibyo ngibyo, nako ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu ngo bukimara kumva ibyo rwose ngo ubuyobozi bwagiye kuganiriza abaturage ndetse no kubahumuriza rwose, bubabwira ko bagomba gushyira umutima hamwe nubwo ngo ibi bintu bitari bisanzwe. Yagize ati biriya ni ibintu bitari bisanzwe bibaho, twahise tujya gukoreshayo inama nk'umuyobozi rwose. Ati ntabwo yari akwiye kwihanira, niba hariho ubuyobozi hariho amategeko kandi abereyeho gukosora umuntu. Ati rwose amategeko abereyeho gukosora umuntu. Ati bagiye bakoreshayo inama kugira ngo bahumurize abaturage, babereke ko ubuyobozi bubari hafi kandi ngo ubuyobozi butabereye rwose kuba bwabihanira ko hari inzego zishinzwe kubahana, ahubwo ubuyobozi bubereyeho kugira ngo bumvikane cyangwa se bubereke igikwiye, ntabwo bubereyeho kuba bwakwica abantu. Yakomeje agira ati umuntu igihe adashaka kumva cyangwa bitakunyuze hari inzira binyuramo kugira ngo abazwe ibitagenda neza. Ibi ni ibintu dukangurira uwo ari we wese. Ati rwose ibi ni ibintu dukangurira uwo ari we wese kugira ngo bitazongera kubaho. Babwiye buri muturage ndetse n'ubuyobozi bwose ariya mu karere ka Nyabihu ko rwose bagomba kwirinda kuba bakwihanira, ndetse rwose ngo uketsweho icyaha cyangwa se uburamutse akoze ikosa cyangwa habaye hari icyo atumvikana n'umuturage, hari inzego zibishinzwe se cyangwa ari urwego ruba ruri hejuru, agomba kugenda rwose akaba yamurega cyangwa akametanga amakuru ariko atihaniye. Ukekaho buriya bwicanyi yamaze gutabwa muri yombi. Ubu ngo rero akaba acumbikiye kuri sitasiyo ya Mukamira. Uyu mugabo rero ngo yaje kuba rwose
gucumbikirwa kuri sitasiyo ya Mukamira aho ategereje kuburanishwa n'inzego zibishinzwe. Inzego z'ubutabera rero RIB zikaba ziri mu iperereza ku bijyanye rwose cyangwa se gukora iperereza ku mpamvu yimbitse yaba yateye urupfu rw'uyu mugabo se cyangwa yaba yateye uyu mugabo kuba yatera uyu rwose icyuma nyakwigendera. Umurambo rero waje kuba washyingurwa kuri iki cyumweru tariki ya 11 Mata nibwo uyu nyakwigendera rwose watewe icyuma w'imyaka 38 Hitimana Alphonse yaje gushyingurwa. Naho Mugiraneza Jean Damascene rwose w'imyaka 30 akaba ari nawe waje kuba yatera icyuma uyu Hitimana Alphonse we acumbikiye hariya kuri sitasiyo ya polisi ya Mukamira aho rwose akomeje gufungwa cyangwa se no guhatwa ibibazo ngo abashe kuba hamenyekana impamvu yaba yaramuteye by'umwihariko kuba yatera uyu nguyu icyuma. Ati kuko ni ibintu bitumvikana kuba umuntu rwose yakererwaho iminota mikeya ku kazi hanyuma akaba yaterwa icyuma. Ati ntabwo ari ubwa mbere rwose umuntu yaba akererewe. Ati rwose dore ko n'ubundi atari yagakererewe cyane. Umuryango rero w'uyu mugabo rwose watewe icyuma wakomeje kugenda ugaragaza ko ubabajwe n'urupfu rwose rw'umuntu wabo, ko bakwiye guhabwa ubutabera ndetse uyu nguyu watewe icyuma akaburanishwa n'inzego zibishinzwe bityo akaba yanaburanishirizwa mu ruhame hanyuma agahanwa nk'uko bigenwa n'amategeko agafunga, bityo ngo bikaba byatuma uyu watewe icyuma yaruhuka mu mahoro rwose. Ati nabo bakabasha kuba bakumva ko umuntu wabo nubwo rwose ngo yitabye Imana ariko ahari yaba aruhukiye mu mahoro. Uyu nguyu rero nawe inzego zishinzwe ubutabera cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza RIB kikaba gikomeje ngo kugenda gikora iperereza mu bintu bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kuba hatahurwa icyaba cyateye cyangwa se icyaba cyateye uyu nguyu kuba yatera uyu mugabo icyuma. Ngayo nguko rero ibyabereye mu karere ka Nyabihu. Ni Kigali Top News iba ikomeje kugenda ikugezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru aba ari kugenda avugwa mu bintu bigiye bitandukanye. Niba utarakanda subscribe yikande n'iryo jambo ritukura ukore kukazogera notification yacu ijye ikugeraho ku gihe, bityo rero igihe uzaba ufunguye urubuga rwa YouTube amakuru agezweho ajye ahita akugeraho ako kanya utiriwe ujya kuyashakisha. Wabashe ko wakanda subscribe tugushimira tukubwira ko tutazatehuka kuba twakugezaho amakuru abagiye atandukanye. Amahoro y'Imana rero abane namwe mu mirimo igiye itandukanye mukomeje kugenda amwikorera, haba mwebwe muherere mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda nk'amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Turanagushuje kandi turagushimiye wowe mu gihugu cy'u Burundi, tukwifuriza amahoro y'Imana ndetse no mu bindi bihugu byose bya Afurika y'uburasirazuba nka Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi n'ahandi hose ku isi muri rusange. Tubifurije rwose kubana n'Imana mu bikorwa byanyu bigiye bitandukanye cyangwa se mu mirimo yanyu igiye itandukanye, ari nako tubashishikariza gukomeza kugenda amwirebera amakuru abagezweho kuri Kigali Top News.